byiza gukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda ngo ikaze muri Cafe Sport uyu munsi turitsa ku ngingo ebyiri gusa ni APR Football Club umusaruro nyine turawubaza nde Rayon Sport yabonye umucunguzi n'ibyo bibiri sindi butinde rwose ndahita nakira abasesenguzi banjye kuko iminota yo ndaza kuyikoresha neza ariko ndaha ikaze Rugajuriga niwe dusanzwe tubana ikaze Koze cyane Olivier neza yego ndakomeye nishimiye kubana na Papa Claude Asante Olivier murakoze cyane no bwambere muri Cafe Sport ariko ubushize twari twabipanze hazamo indi gahunda ariko uyu munsi nishimiye kukwakira nanone murakoze cyane yego kandi ndabyishimiye kuba nabonye umwanya amina reka dutangire ku ikipe ya APR Football Club ku munsi wo kwa gatanu yari mu kibuga ikina na AS Kigali nganya igitego kimwe kuri kimwe ariko ntabwo umusaruro washimishije abakunzi ba APR kuko yeheruka no kugwa imusanze itsinzwe ibitego 3-2 reka duhere kuri uyu mufana w'ikipe ya APR aravuga imba umutima ze nyuma yo kunganya n'ikipe ya AS Kigali. APR uko yahoze suko yahoze APR yaranyereraga igenda umutoza agasoma undi akamusinda murusha iyi APR barimo bavuga ngo yatsinze Reyo ibingi baratumwe twingo twihesha amahoro n'abakinyi bakinye umukino wabo barimo mu maguru nta bintu bigaragara by'umutoza bigaragara byo kujya umutoza ni matoza hari mu kiruhuko man hari mu kiruhuko bamuhaye za bukuru naze yisazire neza ariko cyo kuvuga ngo APR yo ifite umutoza nta mutoza dufite ufite Watara ufite Mamadusi arica namvu nafite ibyo tubyongereho pressing ye hariya irakenewe AS Kigali yaba yarahashye bingana iki kugira ngo APR ishaka kuzajya mu matsinda ese tuzajya mu matsinda tujya tudatsinda AS Kigali tuzajya mu matsinda tujya kwa Musanze tukajya bitatu ku bitatu tuzajya mu matsinda dutsinda Marine duha abakinyi bananiwe muri APR duhore kujya mu matsinda ntabwo ibyo bintu bibaho niba dushakire niba ari ikibazo cy'abakinyi ni kigaragara niba ari ikibazo cy'imitoreze mibi kigaragara APR ya CDS nagaruka nguko yari imeze bro yaranyereraga natwe niyo mpamvu babonaga abafana twacecekaga ntitugire icyo tuvuga umusaruro twarawubonaga adiri yaravuga ati n'abanyarwanda ni moroza ni mu abanyamahanga batatu none ubu muri APR harimo abanyamahanga barenga 8 abo banyamahanga baje kumara iki ko ndewe none barutana abanyarwanda twatuzaga aniseti yarazaga igitego kikajyamo kuri finali umunota wa nyuma igitego kikinjira none umutoza aricara agasimbuza ku munota wa 85 uwo mutoza nanjye ubwanjye n'urwa APR ku mufana birababaje Claude iyo umvisha umufana avuga ati ntabwo mbere twavugaga ko byari bimeze neza wamurenganya ntabwo umufana wamurenganya kubera ko buriya abafana uko bateye bagira ikintu cya mbere cyo kuba loyal no kuvuga ngo ngiye niba ngufana ntacyo warakoze kugira ngo nze kugufana uvuga ngo ngufana kubera ko amarangamutima yanjye yakunyoherejeho uvuga ngo nta muntu nta president wa equipe cyangwa se chairman wandikira umufana ngo turifuza ko waza kudufana ahubwo wowe ukora ibyo wagakwiriye gukora ikipe yawe ukayubaka mu buryo bwiza uburyo iyo kipe yawe kina n'umusaruro itanga niwe utuma umufana avuga ati iyi kipe nakwikundira kubera ko n'ubundi icyo umupira w'amaguru cyangwa se n'imikino muri rusange ni ibintu bijyana n'amarangamutima amarangamutima y'umuntu rero ayoriyanta ahantu abona akeneye kuzabona ibyishimo nuvuga ngo rero niba ikipe yawe warayubatse igakina igatwara ibikombe ikagira ibigwi n'amateka nibyo bikura bikangira umufana wawe iyo bya byishimo nabonaga bwa buryo wakinaga mukampa ibyishimo iyo byahindutse ya marangamutima yanyu nyine ni yandi arangira yamwe yaza yari ibyishimo yarangira noneho yo gutangira kukubaza ngo kubera kitakima ibyishimo uvuga ngo rero nsubiza iki kibazo ntabwo wa blaminga umufana kuko umufana we adiringa n'amarangamutima ye arwanira yuko ya kipe nakunze itsinda ishimisha yagarutse ku bintu byinshi bitandukanye ariko APR urebye uyu mwaka w'imikino ntabwo wabaye mwiza cyane bibe mu mikino mpuzamahanga ariko bigeze none muri shampiyona y'u Rwanda byo bihumira kumira kuko APR imaze gukina imikino 8 yatsinze imikino 4 itsindwa 1 inganya 3 mu mikino iheruka usibye wenda ko hanyuzemo Rayon Sport ariko nabwo bakavuga ko batsinze equipe babona itari imeze neza iyo Rayon Sport iza kuba imeze neza bashoboraga kuba batarabonye resultat nk'iriya kuko hakurikiye umukino wa Musanze barantsindwa abantu batiri bura nuko ari ikibuga kibi ariko se nanone kuri Kigali pereka ko ikibuga cyari cyiza
habuze iki. Reka twinjire ku musaruro nyene kwizigira iyo usesenguye ubona uterwa n'iki kuri APR Football Club y'uyu mwaka. APR y'uyu mwaka turimo turareba ibyo muri shampiyona, ariko impamvu abafana bagera igihe cyo kugira frustration cyangwa se uburyo bwo kutishima birahera no muri pre-season. Ngo APR ni ikipe yari isanzwe kuri politike y'abanyarwanda, irayihindura ijya kuri politike y'abanyamahanga. Mu guhindura ikajya kuri politike y'abanyamahanga, umutoza wa mbere winjiranye n'iyo politike ni Thierry Froger. Thierry Froger araza aratoza bamugurira abakinnyi, ariko uburyo bw'imitoreze, uburyo bw'imikinire akunze APR bakabona intsinzi, APR igatwara igikombe cya shampiyona rwose, kubera ko imaze imyaka yikurikiranye kuva 2018 nta yindi kipe itwara igikombe cya shampiyona, bakabona intsinzi ariko ntibishimire uburyo bw'imikinire. Bakavuga bati ni ikipe ikina tugatsinda ariko ntabwo turyoherwa n'uburyo dukinamo. Thierry Froger baramuhindura. Politike y'abanyamahanga umwaka wa kabiri ni ya Darkonovic. Darkonovic nawe araza aratoza the same, atwara igikombe cya shampiyona, ariko nabwo abafana bavuga bati ntabwo tubona ikipe twifuza ko yakina cyangwa ikina neza mu buryo twifuza. Darkonovic baramuhindura, bazana Taleb bitewe na profile n'amakipe yatoje, abafana bari bamufiteho ikintu cyitwa icyizere cy'uburyo bw'imikinire myiza inoze. Icya kabiri, abafana baravuga bati ni umwaka wacu wa gatatu, ikipe nayo imaze kumenyera uburyo bwo kugura abakinnyi beza b'abanyamahanga badufasha ikipe igakina ku rwego rwiza. Taleb rero ibimenyetso byagaragaye kare muri pre-season. Ubundi abandi batoza wajyaga kwajija ugeze muri shampiyona. Uwo bita Thierry Froger yakina umupira mubi, ariko ni igikombe adatsinzwe. Urimo urabyumva, icyo gihe kugira ngo uzajye kumubreminga ibindi byinshi wabibura. Darkonovic arakina ariko agatsindwa n'amakipe ni Mukura wenda yanyuzemo rimwe ikamutsinda, n'Amagaju yamutsitaje ntabona amanota 3, ariko ukabona nyine uburyo bw'imikinire si bwiza, ariko byibuza resultat ziraboneka. Kuri Taleb rero babonaga ari umwaka wa gatatu, baravuga bati noneho ubu tubonye kipe yiyubatse kandi uburyo bw'imigurire baguze abakinnyi beza. Mu by'ukuri amaprofile ari mu ikipe ya APR ni abakinnyi beza bafite profile, bafite naho baciye inzira baciyemo n'amakipe banyuzemo akomeye. Ariko kuri Taleb byatangiye gupfira muri pre-season. Olivier ajya muri Sekafa ntiyitwara neza, araza bategura n'inkera y'abahizi bayivamo APR yibaye nyuma yo yiteguye. Abantu bakavuga bati buriya wenda adaptation zizaboneka muri Champions League asezerero. Ibyo ngibyo wenda ntabwo kumutera amabuye, kuko Pyramide ni ikipe iremereye iri kuri level yo gutwara igikombe cya Champions League, nabyo wenda wagira uruhengekero. Ariko kuva muri pre-season ntabwo abakunzi ba APR bari babona ibyishimo. Mwinjiye muri champion utsinze Gicumbi Stragoringa, ni ikipe izamutse, wowe uri defending champion. Ukurikijeho Mukura utsinze igitego, match wayihawe n'umusifuzi ko barabihaniwe. Ibyo ntari ni ibintu biri clear. Mukura utsinze igitego kimwe nabo bigoranye, uhise ukubitaho noneho match ebyiri za draw, Rutsiro na Kiyovu. Ikipe y'umwaka ushize rwana no kutamanuka itameze neza mu buryo bw'imiyoborere. Rutsiro ni ikipe nayo yari mina Stragoringa yahinduye umutoza kuri inshuro, n'ubundi niyo ikipe yari ku rutonde ku mwanya wa nyuma by'agateganyo. Ejo bundi muranganyije. Abakunzi bati uburyo bw'imikinire wa musaruro twifuzaga kuri Taleb, babakinnyi twaguze ntabwo turimo turababona, ntabwo barimo ratanga umusaruro twifuza. Uhise ubona match ya Rayon Sport urayikonfirme, uhitsinze 3-0, ibyishimo imbamutima zirazamuka. Hariya rero niho ubundi Olivier akababaro k'abakunzi ba APR kazamutse guturuka kuri match ya Rayon Sport. Kubera iki? Rayon Sport barayitsinze, bayitsinda 3-0 ni derby, baravuga ati ubwo nta yindi kipe izongera kutwitanga, twagarutse tugiye gufatiraho. Mukanya Rigana araza gukomeza nawe arabiganiraho wenda mu buryo bw'imikino n'icyo bivuze ko equipe na za forme na consistency. So ukuri Rayon Sport abantu baramaze kukwizera none ko ugiye kuzajya ukina umupira, tugiye gufatiraho. Niba twatsinze mu kiba 3-0, niba twatsinze derby 3-0, ubwo biroroshye tugiye gukomereza. Uhise ugiye Musanze utsinzwe 3-2 mu buryo bubabaje, wabajwe 3 mu gihe bakumana ibitego 3.
ibintu bidasanzwe ku ikipe ya APR Football Club. Yego. Bakubanda bitatu wishiyemo bibiri match urayitakaje, uragarutse abantu bati wenda tugiye kubona ibyishimo. Marine uyitsinze basaragorinze ku munota 95 umunyongera. Urabona badatinya kuvuga ko yabahaye. Abantu nyine urumva ni ibisanzwe nyine bavuga ko Marine ikipe duha abakinnyi. Bavuga ati ni muri umuna wayo ariko irakugoye. Ati ikipe duha abakinnyi. Bashaka ko tujya muri Champions League. Yes. Ikipe twaye abakinnyi tutayitsinda mu buryo bufatika. Mu buryo bufatika. Utsinze ku munota 95. Ejo bundi AS Kigali ntabwo twayitaga ikipe y'abarakari. Si ikipe yasigaranwe na Vice President Dr. Ruhagumya udasanzwe umenyereye byo kuyobora muri Ruhago. Ntasimbuye Fabrice. Si ikipe ejo bundi yari imyandikira umujyi wa Kigali umenyesha ko itaziyandikisha gukina champion kubera ibibazo by'ubukungu. Ni ikipe yagerageje gufata abakinnyi babuze ama equipe. Niko navuga abakinnyi bakinnye mu equipe yo mu Rwanda noneho bakaba dufite andi makipe arimo arabarambagiza, niba barimo barakinira ikipe ya AS Kigali nayo muranganyije. Nuvuga ngo hari ikibazo kiri mu ikipe ya APR Football Club cyitwa kudahozaho ku buryo aba ikipe yawe uburyo bw'imikinire yawe ntabwo bushamaje. Mukina umupira nyine wawe ndushimishije uvuga ngo nakubisa adversaire murusha. Yego. Ubwa kabiri nuhozaho. Ntabwo umuntu uri unpredictable, ntabwo umuntu yabika mu gitondo ngo avuge ngo iyi APR yatsinze kwa gatatu wa gatanu izatsinda. So nuvuga ngo ibyo bibazo byose bihereye aho ngaho hose nagiye nyura. Yego. Biraza bigatuma umukunzi wa APR atangira kuyitekereza akayijudginga. Yego. Kwizigi ndakumva neza cyane ariko riga ikibazo cyaba ubwo ikibazo muzi ni ikihe gituma uko kudahuzaho muri APR kugaragara? Ubundi imikinire yose biba ari igitekerezo cy'umutoza. Uko uzabona ikipe ikina biba bigaragaza uko itojwe. Hari igihe umutoza ushobora kuvuga ati abakinnyi mfite ntabwo bamfasha kugushyira mu bikorwa ibyo nshaka ko bakina. Hashobora kuba ibice bibiri. Hashobora kuba igice cyo kuba umutoza adafite ubushobozi busobanura neza ikintu ashaka ko abakinnyi bumva ku buryo nyine bacyakira neza. Igice cya kabiri hari uko abakinnyi bari munsi y'urwego rw'umutoza ku buryo donc icyo twita gupima ubushobozi bw'ubwenge bwabo bitangana ku buryo ibintu atoza birenze nivo yabo ku buryo badashobora kubyumva. Ntabwo ushaka kunjyana uyu munsi wa none ku myaka mfite umujyane mu ishuri ryigisha ibijyanye no gutwara indege. Ntabwo nshaka kukweshya rwose. Uwo mwanya ntawo nabona sinanabishobora. Agenda bakabivuga nkabireba nyine nk'uko umuntu yakwicara ahantu bakavuga ibintu atazi ngataha. Ariko byaba byiswe ko nagiye kwishuri cyangwa kwiga ariko simbyumva. Nabyo bibaho rero. Hari igihe umutoza ashobora gutoza abakinnyi batari kuri iyo calibre yo gushyikira neza icyo arimo arabatoza. So ikibazo kigaruka heherera muri APR. Ubundi umutoza Taleb na Darko na Thierry Froger wabanje abo banyamahanga batatu bose kuki muri APR bavuga igihe ko umutoza ari we kibazo. Darko arabana umutoza w'umusaza ngo byaramusize ngo afite ukuntu ngo anakomplitse ngo agoranyemo ngo afunge umutwe bakina urupira rudefanda. Okay. Abantu bati ikindi bati nibwo tukijya muri politiki y'abanyamahanga bati who knows bati wenda birashoboka yuko n'amakinnyi baguzwe aba Shaibub n'abandi bari bakuze cyane wenda isoko ntiryagenze neza. Dariko aza niwe wahawe bano ba Dauda ba Mamadusi bano baramine ba n'abakinnyi APR yagiye kurambagiza yitonze yakoze inama nyinshi zishoboka ku buryo ugiye Kimihurura ugafata abantu bari muri gahunda yo gufasha APR gushaka abakinnyi inshuro bahuye n'abayobozi ba APR kandi top generals ntabwo ziri munsi y'eshatu. Ewan kuri table kabisa bakaganira bagakora icyo bita guprojecta kuri PowerPoint bakaza bati afande dora abakinnyi wa mbere akina aha muri iki gihugu afite imyaka ahamagarwa mu ikipe y'igihugu agaciro ke naka na statistique.
batuyu ahagaze aya mafaranga. Alternative B, mu gihe bitakunda, ubwo ni ku mwanya umwenda bari gushakaho umukinnyi nka nimero 10, uwa kabiri n'uyu akina aha, afite iyi myaka, amaze guhamagarwa inshuro, yatsinze ibitego, yatanze assist. Alternative C bakayishyiraho. Donc kuri buri mwanya byibura bari bafite abakinnyi batatu bagomba kurambagiza, bagahitamo umukinnyi. Ubwo bakahuza ibintu byinshi birumvikana, imyaka ye, amafaranga yagurwa, urwego akinaho n'ibindi n'ibindi. Nubwo twabonye bana bakinnyi benshi baje barimo n'amaprofile meza nk'aba Ramte wagiye, Batauda, Tadeo yari yaraje mbere. Tadeo yari yaraje mbere, ahubwo ba Dauda, ba Ramine, ba Mamadusi, ba uriya wagiye Ramte narimvuze, ba Suwane, Memere Dauno yise, ba Suwane gutyo barabazana. Bahawe Darko. Nje najyanye na APR mu Misiri, ndeba uburyo ikinnye, ukabona vraiment ni ikipe iri competitive, yahatana kabisa. Itsinzwe 3-1 yakibanje, ariko nayusha ibitego nubwo na Pyramide yawushije ibindi. Wareba ukuntu banganyije Kigali, wareba ukuntu batsinzwe 3-1, ukabona harimo akantu nyine ko guhatana. APR yasinyishe Darko imyaka 3. Igitekerezo cyari ugukorana n'uwo mutoza ikintu cyitwa umushinga, projet y'igihe kirekire. Yes. Darko ntabwo ushije champion. Darko yagiye n'undi agiye gutwara champion. Yego. Darko yirukanwe bavuga ngo akina umupira mubi, ngo aradefanda cyane, ngo equipe ntibigenda. N'utubazo tw'abakinnyi hamwe na bamwe bitari bimeze neza. Na agence bavugaga ko ikorogana cyane n'ubuyobozi. Usanga hanze y'ikibuga cyane ariho situation yabayeho guhindura ubuyobozi na Darko, biba ngombwa yuko bamwishyura aragenda. Bari mu Ermelek. Profile ya Darko yari yarakinnye finale ya Confederation Cup mu ikipe ya Monastir. Finale US Monastir yo muri Tunisia. Imyaka 3 abatoza 3. Umutoza wa mbere ni umusaza. Umutoza wa kabiri akina defanda. Umutoza wa kabiri bari kuvuga ngo ntakiri. Umutoza wa gatatu we bari kuvuga ngo ntakirimo. Ndabanza ngaruka ahangaha. Ubundi umuntu ukora iyo judgment ninde? Who is in a position yo kudesida ko umutoza ashoboye cyangwa adashoboye? N'uyu mufano y'uwo twari turi kureba. Twese umupira yego turawureba, twese amaso yacu araduha, ushobora kubona ko ikina neza cyangwa idakina nabi. Ahubwo n'uyu nguyu mu cyubahiro mugomba simuzi rwose, n'uyu uzajya ukora umutoza akanamushyiraho. First of all, when you don't have a project, uhura nyiruhindagura, ukabyuka mu gitondo ugakuraho umutoza ngo arashaje, undi ukamukuraho ngo iki, undi ukamukora diri ngo yarakanyije n'abanyamakuru. Uyu munsi batangiye kugarura nostalgie ngo watugarura diri ngo reba uko yakinaga, ngo afite abakinnyi b'Abanyarwanda, ngo none ureba bananiwe gukina nk'ayo bafite abanyamahanga. No, uyu munsi wa none turi kujya kuvuga ibyo bintu, abantu bibuka ukuntu adiri yirukanwe bavuga. So mbanza kugaruka ku kintu do base mbere yo gushaka umutoza, nitubanze tube abanyamupira. At least let's have a project. Tumenye impamvu turi muri ibi bintu, tumenye impamvu tuzanye uyu muntu, tumenye naho atujyanye. Niba ari na projet saba kwihangana, niba bisaba ko tumwihanganira, tunagira akantu ko kuvuga ngo reka twihangane kuko tuzi yuko wenda biri umufata umwaka 2. Naho ibi bintu bya agenda wazageza ryari? Se amafaranga wazayakura ise? Niba Darko yarajyanye $300,000, uyu nguyu umusaza uragira ngo ajyana ngahe? Niba mu izindi 300, zo 600, yego wenda seri yarasinyu, wenda bibavuga ngo yasinye umwaka umwe. Wakira ya diri ushobora gusanga ukoresheje miliyari mu batoza mu gihe kitangana n'imyaka 4. So icyo ngicyo cyaba ari ikintu kidakwiye. Wenda kwizigera yashaka kwinjiramo gato. Urumva yinjiramo ikibazo ubwo ngubwo navuga ko duhereye mu mizi. Mbere yuko tujya ku mutoza ikibazo ntabwo cyaba ari ngenda hera ku kwihutira kwirukana, tubone ngiye kugera ku ese undi atoza neza, tubone kugira ngo ese undi azanwa. Yego urumva Regan, impamvu wari uri muri ibaza ngo ese uyu mufana ni uzagira uruhare mu kugira ngo birukane umutoza. Ntago ari muri iyo position, ntago ari muri iyo position umufana, ariko umufana ari muri position
objectif yo kureba ibyishimo n'icyamuzanye kuri stade. Niyo mpamvu iyo umufana akokeje igitutu kubera bya bindi bavugaga nta project mfite, simfite ibyo navugana n'umutoza wanjye ngo twe turimo turagenda ushobora gufata ibyemezo bidakwiye. yego mu buryo scientifically umutoza yakwicaza akavuga ati come on chairman wampaye akazi umiye project ngeze ahangaha nyubaka nakweretse nanjye mbere kumakazi mbere kumpayaringa nakweretse icyo nshaka urakinkorera ndimo ndubaka ngeze kuri iyi level sibyo, so then judge me. Ariko uzi aho bipfira se, we don't have structure y'umupira sibyo, ndavuga mu ruhe rwego vuga ngo APR ubuyobozi ni chairman afite abandi bantu, ubwo tugiye mu mupira undi muntu uri hafi ni team manager muri APR ubu ngubu vuga ngo dufite chairman, mvuye muri administration, mvuye mu mafaranga, mvuye mu bungereza, tugeze ku kintu cyitwa umupira team manager sibyo rugaju kuko secrétaire général ni umunsi ku wundi araza gukurikirana activités za equipe. Ariko undi muntu ushobora kuza kukubwira ngo mu mupira bihagaze gutya ni team manager. Nuvuga ngo rero ikintu gihari uburyo bw'imiyoborere y'umupira yubatse niho hari icyuho. Nuvuga ngo mu bandi bantu nyine urumva bamaze gutera imbere ari nabo tugomba kureberaho, bafite uburyo structure ziba zubatse cyane cyane urwego rw'abantu bashinzwe umusaruro wa equipe, ari nabo bashinzwe kugena intekerezo z'imikinire, ari nabo bashyiraho filozofi y'uburyo ikipe yabo ikina. Nuvuga ngo muri APR bakeneye byibuza direction technique, ushobora kumwita directeur technique cyangwa director of football, ariko umuntu bifitiye ubumenyi mukicara akaba ari gukora projet akavuga ngo urabona nk'ubu ama equipe yateye imbere ntago wenda turi buze kujya muri Premier League, ariko Man U iravuga ngo 2028 tuzatwara igikombe cya champion. Urumva ngo turi 2025 barimo baribwiza ukuri bakavuga ati uyu munsi hari Arsenal, hari Man City, hari Liverpool zibirimo neza. Twebwe kubera ko projet zacu zaferinze igihe kinini twarongeye turimo tutangira kubaka gake gake, ariko turaviza igikombe muri 2028. Twebwe mu gitondo tuzabyuka natwaye igikombe cya champion mu Rwanda, so then murajya mu matsinda tubigira indirimbo, abafana tubiririmbe, abanyamakuru tubivuge. APR igomba kujya mu matsinda, ariko irajya mu matsinda ite biteguye bite, aho izacamo ni niyo mpamvu nyine ya direction technique ikeneye muri equipe yo kuza bakibwiza ukuri, bakavuga abakinnyi dufite uyu munsi urwego wariho n'uru, club yacu urwego iriho n'urunguru, dukeneye kubaka projet y'imyaka 3. Umutoza turi buzane muri iyi gena ntekerezo, muri iyi filozofi tuzanyuramo dushaka uburyo tuzagira amatsinda, azaba ari umutoza ufite iyi profile, mukamuhayaringa abafana bakabisobanurirwa, mukababwira ngo ni bya bindi mu Bwongereza bakorera trust the process. Let's trust the process. Abafana bakritika ariko mukagira ibyo mubabwira, mukavuga ngo dufite ibyo turimo turubaka, mukritike murabyemerewe, ariko dufite ibintu turimo turubaka bitaragera aho twifuza kubyerekeza. Icyo navugaga nuko harimo nyine icyo cyuho cy'ahantu abantu bazi iby'umupira bihugukiwe babahanga muri byo, bakaba hired just for that. Akaba ari bafasha mu gutegura, nyine nicyo mwibazaga nanjye nicyo nibaza, niba nibirukana Taleb bakazana undi mutoza ubundi nta gisubizo kizaba kwisubiramo, biragenda byisubiramo, wenda habaho no ku mutoza yabadashoboye n'ahandi hose bihakirukanwa birashoboka. Ntabwo ari ukuva kwiteka ikipe idashobora kwirukana umutoza ari ibyo, ntabwo nyine baba bahindagurika n'andi barahindagurika. Ariko buriya ngiye mpuza umutoza muza n'abakinnyi, changes muri APR ziba zirihuta cyane. Ni ukuvuga ngo iteka APR sezishize iba ari ifite umukinnyi, ariko bakakubwira ngo nta kirimo, ngo reka tugure undi kuri wa mwanya. Kibaze se APR aguze Rampe ari nimero 10, igice cya sezo arafropinze. Lamine Ba wamuguze ari nimero 10, ubu ari kuri bench.
niyo yakinnye baravuga Ramazani w'umunyarwanda nawe arahari, babaye 3. Ubagureho Memeri Dawo, babaye 4 ku mwanya umwe. Wisure kura Ramute, wari waraguze uvuga yuko umukinnyi ubanza muri equipe nationale ya Ghana ntacyahamagara. Okay, nibaza ikibazo kimwe, ese umuntu ugura aba bakinnyi, umuntu uzana abakinnyi muri APR ntiyaba gusa atanatekereza ku cyo twita style of play? Subundi APR ashaka gukina ite ku buryo afitingamo? Uko hari uguhuza ibitekerezo by'abantu benshi bakuze bavuye ahantu runaka, ukabimudinga ukabibumbamo igitekerezo kimwe cy'umukino mugomba gukina. Fata atanze ku kintu cyitwa recruitment. Niyo mpamvu ku isi amakipe ashyiraho n'icyo kintu cya scouting cyo gushaka umukinnyi. Ntabwo umukinnyi mwiza wese akwiye gukina mu ikipe yawe, ibyo bintu warubizi. Hari abakinnyi beza ku myanya yabo ariko udashobora kuzana mu buryo Barcelona ikina ngo bafitinge mu kinere yayo. Ibi ni ibintu tuzi, ni Burayi bajya babibona akavuga ati uyu muntu nubwo ari umuhanga muri equipe ye, twakoze ikosa twamuzanye adahuye n'uburyo tugomba gukina. You see, kandi ari umuhanga we yakinaga rwose. Wenda equipe ye ikinisha ibintu by'ama intensité, biriya bipase birebire, abantu bakiruka, equipe ugasanga no twe dukina short passes, babimuterekamo bikanga gufitinga pe completely, akibura neza kandi yari umukinnyi ukomeye. Kubera iki? Style of play, uburyo dutekereza umupira n'uburyo tuwukina bitandukanye nuko wumva. So muri APR rero byombi ntago ari byo, ntago bikoze. Nango ntiza n'umutoza ngo imubwiye ngo at least tekereza uko ushaka gukina, none tujye ku isoko kugena urare mu kugura abakinnyi. APR iragenda ikavuga ngo twazanye imbuto, twazanye n'ubutaka, twabihurije ahantu mu kindi gihugu, ni byihuse. Uzanye imbuto zigomba kwerera mu bukonje, ariko uragiye uziteretse mu Bugesera, ni mu bushyuhe, can't work out, ntabwo bishoboka. Cyangwa se uteruye imbuto zerera ahantu hashyushye uziteretse mu Ruhengeri mu Birunga, what do you expect? So haburamo iki rero? For you, wowe urarakazwa no kuvuga ngo I invested a lot, nashoye amafaranga menshi, uyu mutoza nta kintu yambwiye. Muhemba neza, muhembera kujya ujya wumva n'abantu babivuga cyane. Abantu muri bafana APR somehow bagira impuhwe kabisa. Hari ibintu bavuga nkumva nyine bafite rezo, ariko nkumva nyine bagira impuhwe. Ngo abantu bahemberwa igihe, guhemberwa igihe it doesn't nta hantu bihuriye no gukina. Ngo babaye neza, ngo bangoye neza, so what? bakompara nabo bahatanye. Nta comparison iba muri ibyo bintu. Gukina ni igitekerezo. Buri umupira bakubwira ati uretse gatoya, wumva ikintu ucyumve neza. Umupira hari ukuntu abantu bawusuzugura. Abantu bafata umupira ko ari uriya ruhu bahaze mu mwuka, bakumva ko ari umupira, bakajya ngo nukudubagura gusa no gutembereza abantu. Umupira ni ikintu gisaba ubuhanga kuko gitusha ku bice binenge kukubwira by'ingenzi. Umupira ubanza kuba ubanza kuba tarawuvukana, ni kibanza kuvukana, ni innate. Umupira mbere yo kuwiga urawuvukana. Niyo mpamvu hari ibihugu bimwe bidasaba n'amakademi menshi ariko bigira abakinnyi bakomeye b'umupira. Nkuko hari ibindi bigira abaterete biruka. Nta muntu wigisha undi kwiruka muri Kenya, nta muntu wigisha undi kwiruka muri Ethiopia, nta wigisha umuntu muri Jamaica. Icyo bakora ni ukubinacaringa ariko it is there. Icyo bakora ni ukubijya muri zo kampu bakamuha abatoza bamwigisha ijyanywera amazi ijya gite n'ukuntu wenda sprinting n'ijyagabanya umuvuduko, ariko babikora ku muntu cyangwa igihe nyine umukalenji no mu misozi yo muri Kenya agomba nyine biri muri we, ni nk'umupira. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo ni nk'ibintu byahishwe abanyabwenge bishurirwa baswa. Niyo mpamvu ubona majorite y'abana babasha umupira n'abana mu miryango ukennye. Umwana uramukubita pizo, umukubita mayoneze, mujyana umuyaze, ugira utumugure jezi za Barca, areba icyo na PlayStation, ntashobora kugira ndirance yabyo. Urumukaraga afite ikanga Burundi ikanga igasatirika bati ntago bikunda mama. Subiza muri chimie na physique. Biri muri we. It's either you suffer a lot cyangwa se niba utiteguye gusafaringa ntibikunda. Icyo gihe ni ibintu biri physical. Haje n'ingufu z'umubiri.
hajemo ko exercisamo force, hajemo ko exercisa imvune, icyuya umubiri. Icyo ni ikintu kiri psychologique. Tugeze kuri parite ya gatatu, byavuye ku kuba ari don, byageze mu ko exercisamo ingufu ziri physique, bije noneho ku kuba biri gukora ku bwonko mu buryo buri mental. Hakundi ku kinkina gutya, ese ubundi APR ntiyabibizi neza ko izatwara igikombe na mbere y'uko idetwara? Ese ubundi APR ntiyaba abakinnyi bari no muri Kafati zone amaze gutwara ibikombe 7? Ese ubundi APR abakinnyi ntibaba bariturije nta n'umuntu bacalenjing? Nimvuga kuvuga ngo yabizi gutwara igikombe mbere, so kuvuga ngo barakiguze, no, nuko abakinnyi batwaye bitandatu bakabata ko ubundi wasitara nonaha, ubundi mbere ntituzagera tugatsinda, ubundi ubu ngubu utunganyije n'iyi ubureyo imeze ite, cya kintu twita comparison. Ubundi ya AS Kigali dutsinze, ubundi imbere ntitwatsinda izindi enye ziri imbere. You see, kuba abakinnyi batumva impamvu ifatika, impamvu ya nyayo yo kubanza kubaha iyo ligue ngo ibe competitive, ibanze igira imbaraga, bayikine bayitinya. Uzi impamvu adashobora kuyitinya? Ni ikipe ikina igatwara ibikombe 6 byikurikiranya, abakinnyi bamwe muri APR ikinisha mu myaka 5 bari banayirimo. Ni Pierre, ni Clement, ni Yunusu, ni Ruboneka, ni Claude, n'abandi bakinnyi abangaye b'Abanyarwanda. Gilbert barafinda yego, Ombolenga agaruka ni nkaho n'umwaka umwe. So ni Ramadani niyo engagement ishobora kutaba kubera ko they really know what I know and what other people know hano ko shampiyona iri week. Bivuga ngo no kugira intege nke ubwayo byanaturuka no mu kuba umutoza we kuko ari mushya, ari frustrated, aratoza abantu ashyiramo ibigufu avuga ati mukoreshe imbaraga dutsinde duconvince, ariko abantu bari muri comfort zone. Ni nko kumureba bakazajya ngo chill bro, ibintu dusanzwe nose nawe ku buryo ashobora gushyira Gilbert kuri bench, si Watara kandi abizi ko akeneye amanota bagakina iminota. But again banza wumva icyo kintu, sinzi niba uri kucyumva. Ndi kucyumva. Reba tuje hano muri RBA twatumaze imyaka 20 dukorera mu buryo bwa tutategura. None akaza umuntu ushaka kuducalenjing, timuke mushyira umve mu mutwe ukuntu tuba tumeze. Nagwe umupira mushyiramo iki, mujye mushyiramo iki. Icyo gihe twebwe abari kuvuga twakwisohokera ngo bwerega ngo uriya ibintu avuga sengwa ngo ni ibisanzwe, nuko atazi hano ngo ukuntu biba bimeze, ngo ubundi nitwe tuba turi kumuyobora kandi ari waje kutuyobora. Sinzi niba uri kubyumva. APR na resistance irashoboka ku bakinnyi kubera ko iyo competition they know ko nta challenge ifatika ihari. Probably mentally bakaba atari abantu biteguye nyine no gukombata kugira ngo banaguye n'imitima yabo, kuko umutoza uri gushyiramo abantu igitekerezo mu mitwe, si wowe ukina, abakateri nabo. None mu mutwe abantu bashobora kuba bari tuza relax na akosuye nguye arirukanswa niki ntiyazakurikira etenseri, akose ntiyazakurikira igicumbi, afite ikindi afite icyo kibazo kuko ari Gasogi. Ubu urebye inyuma Rayon Sport bimeze bite? Ese yapanikishijwe n'iki? Uyu muntu yatuje, uyu mugabo niyo twatsinze ku munota wa nyuma, ikibazo ni iki? Niyo mpamvu APR kuri derby Generals yo bimanukiye byari 3 ifite ko bitatu cyane, nuko bavuga ati meno iyi ni derby kuno kuri AS Kigali bari bahari, izi ngo ni match ziri capitale mu gihugu z'ingenzi bose bari bahari nkurukurusha izindi. Aha ni ahantu tugomba guprova turimo, bakaza bagashwanyaguza 3-0. Wowe nka coach warebye iyo match ugahita uvuga ati bya bintu byakoze, reka duhere hano, we are going to build the momentum guhera kuri match ya 3-0. Bagahita bakwereka yuko buryo byibeshya match kurikiye mu mugongo ya Rayon Sport, match kurikiye bagahita bayitsindwa na Musanze 3. Ukazana bwa burakari utegereje reaction, tari kubi nibiki mugomba kugira tukaba serious, ibi nibiki njewe ndangame mbwa amafaranga muhenga ikipe yakoze byose niki abakinnyi batoke shiri bagatsinda Marine 2-1 ariko ku isegonda rya nyuma basafaketinga ugasa n'uhumetse utoke. Mwarabonye ko muri Musanze bitagenze neza, iyi match tuyitsinze bitugo. Please none AS Kigali turi Kigali dufite abafana turi kuri tapi, nta rwitwazo. Please mukora ibyo mugomba gukora, ikipe tuyirangize. Wakoze byose ikintu muri APR abantu batabona, the spirit of fighting is not there.
coach yaba ari umuswa byashoboka, ariko nta batoza batatu b'abasaza b'abazungu b'abanyamahanga bananirwa gutoza abakinnyi ngo batsine muri shampiyona y'u Rwanda. Those players, they don't want to fight, they know kwiyirigi shampiyona nta kirimo. Mental abakinnyi ba APR ntabwo bareponda babishaka kuri shampiyona. Nje ni ikintu maze kwasisinga nitonze. Iyo bahaye match mwikomeye bararespondinga, ariko utundi match barabyoroshya. You know why? Iyi ligue iroroshye. They know nta kintu bari abo ndavunikira iki. Bakina nande ndavunikira. Kuko abakinnyi bafasha. Ukabasohora muri APR, ukabajyana muri aya makipe bo mu buryo bwa ntabwo nikora. Bahita bareponda. Batuguma se twavugaga bananiwe muri APR. Bakadiso twavugaga bananiwe muri APR. Gendo ibintu bakora muri za Kiyovu. Bashyira ahantu batari muri no comfort ya APR bahita bari. None se aho ndibaza kwiza. Questioning abakinnyi imbere y'umutoza. Abakinnyi nibyo. Turebe imikinire yabo wenda ku mukino uheruka. Hari uwambwiye ngo nta mbaraga ndi kubona. Ngiye nkunda kwicara mu bafana kugira ngo numve wenda reaction zabo unazihuze no mu kibuga. APR icyo kintu ari kuvuga cy'abakinnyi urabona ko ari uburyo batari gushyiramo nyine sharpness babone bose bashyushye niruboneka nibyo atetsemo kufura, ariko wabonaga nta indi action ifatika na kuherekanya Kigali kandi equipe ubona nayo itari mbi nkuko bivuga ngo abakinnyi bayivuyemo bo bafite ubwo bushake. Yego. Ugasanga rero hari ukuntu bitari guhura no kuri APR izambaraga risanganywe. Urebye imitoreze irajyana na fitness y'abakinnyi, iyo mitekerereze nibyo koko nibyo biri kwigonga, cyangwa nabo nubundi ni kwa kundi babizeye ko shampiyona baza kwitwara, ariko nabijyane n'uyu mwaka w'imikino ni bishobora kuba byarahindutse. Bavuze ati wahekwaga agomba kwigenza. Harimo ibintu Rigane azanyemo n'indi ngingo nayo nziza cyane kuvuga ngo reka blame cyangwa se gushaka aho tubyegeka wa mugani niyo terima abanyamupira bakoresha, ntibibe ku mutoza gusa, n'abakinnyi nabo tubarebeho. Ndagusubiza nkurikije interview y'umutoza yakoze nyuma ya match ya AS Kigali. Baramaje Taleb ko bigaragara ko abakinnyi bawe batari fit 100%, imbaraga ntazo tubona. Yasubije ngo dufite GPS twifashisha ikadufasha kutwereka urwego rw'abakinnyi ndetse na soufre n'umwuka n'ibirometero baba bakoze, tuba tubifite neza cyane. Yahise avuga iki kintu Rigane bwanya arimo aravuga ngo ntabwo ikibazo abakinnyi bacu bafite ari uko badafite imbaraga, ahubwo ikibazo bafite kirimo mu myumvire yabo. Icyo ukinotinga bivuze ko birashoboka ko abakinnyi ba APR Football Club nabo badarimo baratanga imbaraga zabo 100%, ariko imitoreze ntabwo turi wisiga inyuma, kubera ko muri APR Football Club uze kureba hari sinzi uko byagenze, hari urwego ruhari rw'abakinnyi 11 ni byiza, equipe buri yose igira 11 beza igenderaho ikanubakiraho, ariko hari post n'imyanya abakinnyi basimbura bakanasimbura nawo, ariko hari n'abandi bakinnyi bagenda bakaryamishwa burundu ukanamwibagirwa mu bakinnyi babo mu ikipe ya APR cyane. Icyo kintu Rigane uraza kukibona mu buryo cyagiye kibafekta muri match y'Musanze Clement ahari. Suwane wetakarira icyizere, waguzwe hejuru y'ibihumbi 100 by'amadolari, my dear friend. He's one of the best paid players muri APR. Ni ari umwe mu bantu bahembwa amafaranga menshi, ariko Suwane sinzi ahantu byaturutse, sinzi imvuga aho yavuye, baravuga bati ntago ari umukinnyi mwiza. Baramuryamisha aragenda araryama arasinzira, we akazajya kuri CSS gufata amafaranga. Suwane ejo bundi bamuzanye muri match ya Musanze batamakoza abadefense uko n'abaramputi bagiye, urimo byumva n'abaramputi nuko bagiye. Ubu n'urugero ndimo ndaguha rumango, niba Yunusu na Clement ubwo nibo dufite, abandi bararyama, ntibaguze Bugingo Hakim kuri gatatu bararya. Niyo mugabo Claude arakina match zigeze hagati, rumango nta match nini no yakuri APR yani harakina niyo mugabo Claude na ibe Marine ibe friendly, umukino wa gishuti zose ni uri gukina cyane. Hakimu yagiye arya Iragwa haje ejo bundi bamushyira mu kibuga,
ntibanamubwiye hagiye gukina yakinaga kuri 10 ari umukinnyi w'umuwingi niba upfa kubona utunota natwo duke urimo urabyumva muribuka Bizimana Yannick ajya kugenda muri APR yego abantu ntabwo twibuka ko Bizimana abo batwisenge ngo ikintu gihari Regan turabijyanira na byose bitanga igisubizo cya nyacyo ni ibya bindi wavugaga technical team y'abantu b'abanyamupira irakenewe kuba hayat kuko nibo bazafasha swat niba mushobora guharenga directeur technique uhenze ni bya bindi Regan yavugaga yes muza mutoza ariko muhe uburenganzira kugira ijambo muri recruitment arecruita abakinnyi nawe azi uko azanakoresha kuko uzi ikintu kibitera se Olivier umutoza araza akavuga ati mumurikira abakinnyi mufite kuko deja ntawe yizani nta nabazi bose asanga mwarabaguze akavuga ati umuzungu akavuga ati mumpe raporo akavuga ati yitwa kanaka akina hano uyu ni kapitene wacu akina hano ahamagara mu ikipe y'igihugu adukina imikino 50 ageze gutya na gutya statistics ze neza umutoza arahera aho ngaho uzi ukuntu birangira umutoza aramutse anatekereje noneho kuba yashyiramo ibitekerezo bye hahitaza abantu bamuchallenge mu Rwanda hahita havuka ikintu ngo yaje kurangiza ngo kapiteni ngo yaje kurangiza ngo Clement ngo yanga abakinnyi b'Abanyarwanda wabyumvise kwizigira so rero ngera kugira ngo tujye kuri Rayon Sport mubona yakuri iki yahindura iki kugira ngo noneho igaruke muri bya bihe byabo byiza ikipe ya APR Football Club ikeneye gukora kuri izo aspects zose twavuga yego abakinnyi abakinnyi ba APR Football Club ibyo nibyo barimo barigira amakuru mabi umuntu urimo areba ikipe ya Police ntabwo nzi kuri bitwara kuri match ya Musanze ariko iyi Police Football Club y'uyu mwaka iyi mbona murebe Ben Musa uburyo atoza ureba abakinnyi be ukuntu bari tayari kwitangirana ku ijana ureba hahagaze ataratakaza match n'imwe APR ishobora kuzagenda bamugana abakinnyi niba ari byo bishyizemo ngo bizaborohera barebe Hilal Elberek ziyongeremo akazi ko muri uyu mwaka karakomeye cyane kurushaho nge mbibona gutya Olivier tujya kuri Rayon cyazo cya APR ni Kigali na concrete mvuga ngo 1 champion ubwayo ntifasha APR n'izindi kipe champion ubwayo nka champion iyo ubonye APR burya twaye AS Kigali igikombe irusha ibitego navuga ngo abakinnyi bari barimo bya champion muri covid ukareba iyi champion y'amabuye yo mu Bugesera ya Rayon Sport uburyo Forenganya yaraperekanye APR ayitwaye ayimereye nabi wareba ni za Kiyovu ukareba ukuntu yaje gusha igikombe reyo ukareba ibikombe biri Kiyovu byagiye bihusha APR ikabitwara mu mikino 3 ya nyuma mu by'ukuri abakinnyi benshi barimo ndagaruka cyane nditsa kwa Abanyarwanda bamaze kwishyiramo ko ni by default APR igomba gutwara igikombe nkuko nzi ko mukuca mu mazuru sohokera mu kanwa cyangwa niba winjira mu kanwa sohokera mu mazuru sindibuka kimwe muri ibyo bibiri APR ibyo bintu irabizi yarabyakiriye abakinnyi barasinziriye na umva nta kintu bashaka kumva kibagora ntubagore bati nibyanga bigera imbere equipe zashyiramo imbaraga zayo nayo ni equipe izirwarize ntago nabo barabizi ko dukeneye kujya muri Champions bose ntibabibona icyo kintu APR ni manzi mutangire muganire n'umutoza mu mwemerere tangira ukora impinduka tangira introduce abakinnyi bato tangira introduce abakinnyi bashya tangira introduce abakinnyi b'abanyamahanga competition ive mu kuba abantu batizeye imyanya icyo nicyo cyambere tangira umubwire ngo niba nubona batareponda hindura 11 bahindure bose uko bakabaye ushyire hari uyu Pierre yafashe neza muri retour ya champion ishize kubera ko Pavenze yari yitwaye nabi bamukojeje zamu yijugunyaga mu birere barose kajyaza akazarura uzi impamvu yari bench amezi 6 abona amazi si yayandi uzi abantu byari bigeze riga ukomereza bari bageze kumupropose kumujyana muri AS Kigali uri kubyumva bari bageze kumupropose ngo bamutize mu yindi kipe urimo urabibona none ubu ngubu ahubwo Eritse wa Gicumbi ahagaze neza yaza kamurusha APR tumwirukana kandi Eritse ati Jesse sinzi impamvu igenda Ombolenga reba imyaka ya Ombolenga twese tuzi Ombolenga uramurekuye ngo ni mukuru agiye muri Rayon Sport
muri Rayon Sport ntiyari no kubanzamo mu minsi ya nyuma hikiranaga Serumugo urangije si umuntu ufasha APR kurokirita Imana imbabarire kabisa nawe n'umuntu ukomeye ntandakari uramugaruye sigura umuntu w'imyaka 30 na mu ikipe umuzanye gukora iki umuzanye kuba umwarimu w'akagege umuzanye kuba umubyeyi we umuzanye projet igarura Ombolenga muri ekipe ni nukuri wadinga ko yabaye umwana mwiza hari ibintu muri APR binyobera mbaya impamvu Ombolenga ngo tumukunda ngo yageraga discipline ariko ukeneye umukinnyi waguze umwana kuri kabiri muto w'imyaka 24 ahure na kagege biba ari icyuma gicyazanye n'ikindi Ombolenga umugarurute Ombolenga nta kibazo ngerana nawe umugarurute like how bisobanuye iki n'umuntu mu myaka 5 ari kuvuga ngo hari ibintu mbura hari mbabare sindi imuguruke mu mupira kurusha abantu bose hako hari igihe mbura ikintu umuntu yagarukiye nyine nese Ombolenga yagarutse muri projet y'imyaka 3 wenda muri cya kindi bita short term project ni umukinnyi uje kubajyana mu matsinda ni Arontere Mese ni mu myaka 5 ni umukinnyi wo kubakirwaho Ombolenga se aje kuba coach player wenda bari kumutegura mu kuzaba coach anyure mu mwaka umwe azamutoza next season like umuntu nyine sinzi ne utubukuna abantu muri APR nta gisobanuro they are here just to stage kugura bafinda arakora imyaka yose muri APR up down ruboneka ni up down Claude ni up down uzabire nta makipe yonze ariko atwara bibere aho ngaho barabanzamo Clement ejo bundi bashatse kujyana APR yanga kumurekura ni up down Yunusu ni up down ni hasi hejuru z'impamvu guys ikintu cyitwa competition muri groupe letron champion gayi bayirwaye kwayo ariko competition muri groupe guhindura n'abakinnyi iyo bibaye ngombwa guhindura mvuga si ukubakuramo ngo bagende no kubabwira ngo kuko mutari gukora neza mwicare kuri bench shyiremo abandi ubu abanyamahanga ntibemere kujya muri bangahe batandatu babanza mu kibuga bose na fed match wabashyira 6-10 fed match ni muri bya sessions ariko 6 nibo banza mu kibuga shyiramo terekamo abandi ako se bokira baze oya hindura ufate nk'amace nk'esha kandi birangira jibe afanda afashe decision ubu Medi cyangwa kibona afanda afashe decision akavuga ati hindura match ashatu bisaba gafanda afata decision nuko abo bakinnyi bagira distance ku mutoza bagahita muteza n'abafana bakamwirukanisha we nk'afanda ifata decision ubwira umutoza hindura abakinnyi hindura match ashatu consecutively babandi bitwa ngo nabakadere nta numwe ugikandagiramo hindura ngiye umunsi ndatinda ku bakinnyi hindura abakinnyi twitega impinduka rero icya kabiri icya gatatu cyanyuma buriya mu mpinduka zose ya APR yatekereza gukora kwizigera bivuze neza umupira ni ikintu kiri vaste ni ikintu kinini cyane APR nta muntu n'umwe igira muri biro wasesinga coach wasesinga abakinnyi wasesinga projet abantu APR ifite bose n'abantu bibereye mu kazi kabo kandi k'igihugu akazi kabo kakabura ngo we are here to provide so to provide money ni kimwe ariko amafaranga mu mupira ni ikintu cyiza gifite no mumaro ariko cyiza kunganira umushinga mwiza ufite abantu amasegonda 30 kugira ngo nkuzuze kuri iyi ngingo kandi afande wa APR yareke tugiye icyo kintu ayo masegonda arega amasegonda bariyo dusore yaravuze ngo agiye kuzana aba technical directors sinzi impamvu bimaze ahubwo no nkanyuzemo karasa ariko umva bavuga ngo bisi irahageze reka nkwa amakuru mbere kuzana technical director manura bisi nko kuwa kane induru zikaba gatatu kuwa kane ntabwo wibuka hatangiye guhihwiswa mu Mamadusi ngo azongera hanwe ngo yagiye mu mikino ngo ntiyazi yabarabu ntabwo ayo makuru yumvise riga cyane uzaho byavuye ngo Mamadusi yagiye mu marushanwa ya muri window ya FIFA yitabiriye ubutumire bwa Mauritania bugakurikirwa na muri Qatar tubanze iyi mikino ya Nyafrika noneho
yahagombaga gukurikiraho ko ahita akomeza muri Qatar ukajya muri qualifiers Arab Cup uzi ikintu cyabaye muri APR bageze igihe bakazajya babazanya mwese bira byo mu Barabu bira bya Arab Cup nabyo ni itegeko rya FIFA cyangwa tumubwira garu urumva bakavuga bati atariko ati mwamureka kabikina ati biremewe na FIFA abandi bakavuga bati reka da ati biriya ati umukinnyi ashobora kubikina abishaka cyangwa atabishaka urumva biza kurangira barimo barareba navuga ati ninde uduha amakuru ya nyayo muri APR iyo confusion yarabaye true story mbihagazeho habaye confusion yo kutamenya ngo Mamadusi iriya mikino ya Arab Cup ayikine arabyemerewe nyine ni ibintu afite backup ya mu buryo bw'amategeko cyangwa ntayikine tumubwira garuke Mauritania itagaruka ikagira nka finali urumva bari kuba biza kurangira bose ubuyobozi bwa APR icyo nakubwiraga bakeneye direction technique nibwemere n'abanyamupira niyo nibushyiremo iyo rumu y'impuguke nizakemura ibyo bibazo nibyo bavugaga bya recruitment hazari recruitment ntibyajise kwanga nibyari byageragejwe ibi bavuga ngo bashaka gushyiramo Thierry hari ukuntu baza n'abantu Thierry yagiye kureba kwa Katibito aravuga ati ndashaka kubanza kubriefinga umutoza w'Intare n'ikipe yacu n'ibiki Katibito ahita amwe ati bwana ikipe ni yanjye bwana ntago wagikandagira Thierry byarangiye aje kwitoreza Haraje Thierry ari kwitoreza ikipe y'abaje like serious reka nkubwire ukuri kw'ibintu ni kumwe APR nibanze ubuyobozi bwa APR dukunda twubaha nibanze burekurira abanyamupira kuyobora ikipe kinyamupira ariko kinyamupira uvuga abapambe nibwo bahise bavugwa cyane igihe bavugaga bati ubwo n'ubutiku bw'Ikigali byose byemera ibyo n'amatiku ibyo rero nibyo ndakunda abantu bamwe ngo abangunguye ubuhane umuntu ujya kuyobeza ibintu ngo ahita ngo nibishaka ariko ikipe y'abagenerale ubu yishwe n'umuntu umusivile we ibyo n'amatiku mu Rwanda haba amatiku ibyo ntabwo ibyo n'amatiku sinabyemera kuri televiziyo y'igihugu yewe ngenda avuga kintu kwizigira navuze iyo twavuze direction technique ni itsinda ry'impuguke APR ibyo bintu igomba kubibiza RDB ishobora kuba ifite abantu b'impuguke mu bintu bijyanye no kwiga iriya projet yo gushora muri ariya ma equipe dushoramo twe tukaba tubona umuyobozi wa RDB n'umuhanga rwose cyane ariko afite irindi tsinda ry'abantu b'abahanga inyuma ye APR Generals nibiyoborere n'ubundi nkuko muri za Bayern bimeze nireke gukora ba Herbert Hainer ntago azi iby'umupira cyane ari umuntu muri Adidas yabaye director wa Adidas imyaka myinshi azakora director muri Bayern ariko imbere muri Bayern afite itsinda ry'abantu b'abahanga bityo bakora baramuhamagara bakamuga muri board abandi basaza ubwo navuga ko reka tubijyanye na Generals zo muri APR bo bahamagara umuyobozi umwe reka tuge ko ahamagaye Fandedeo abandi ba Generals muri iyo council y'aba Generals equipe yacu ikeneye iki umushinga akaba avuga ati reka nza n'umuntu w'umutekinisiye wakoze kuri no projet ay present afandede wakabwira directeur technique na coach yazanye muri yo nama ya Generals yego ngiri mu project PowerPoint mugaragaza atatata bagashushanya ibintu byose bakagaragaza uko ikipe bari kuyubaka nawe igana n'iki hakena amafaranga ngaha si board y'aba Generals se babigaragaje ba directeur technique ya coach dukeneye miliyari 3 okay afande CDS afande James n'abandi bafande fine bagasinyaho minister w'ingabo bagasinyaho PS muri ministeri w'ingabo bagasinyaho rekizisiga korwa amafaranga akajyaho babandi bakigira muri ibyo bihugu aba scout bakora muri direction technique scouting team ikajya handi muri abakinnyi bemejwe bo bemeje apana bemejwe n'aba Generals baba muri Generals bemera ko abo bakinnyi ari profile zikwiye ba providing amafaranga babandi bajya gushaka abakinnyi ba scout babazana muri equipe Generals mukazajya mwenjoying intsinzi gusa muravunwa n'iki ko mwasizo team nziza y'abahanga iri kubazanira intwaro n'abatoza b'abahanga kwishyira hari ikabakubitira Rayon Sport mukanezerwa gusa structure iramutse ikoze urumva ko naho ntabwo umufana n'importe kinge wa rugaju kwizigira rujugiro inde ngo twebwe ngo umutoza nta kirimo ngo Marine ngo ikipe ngo rere ngo turambe amafana ngo dukize ngo nta kirimo iyo bururwo rusaku n'urwiki nta byazi none se uragendera mu bintu bye nta byazi wahagaze muri emotion kandi ikintu kiri scientifique umuntu ariko anazi ikintu mu maranga mutima kandi icyo kintu gikorwa mu buryo buri scientifique
umunsi wa none abantu bagize resistance se ku bintu bya covid by'inkingo ngibyo bintu ngo bituma umuntu atabya bateye inda bamaze kubyara abana bane to umuntu ari muri emotion ari mu gipindi nta kintu azi abantu barabwira ati ni muceye amatarasi n'inganire aragira ngo bigabanye ubutaka uyu munsi wa none barahinga bakeza donc abantu barabwira ati va muri nyakatsi bati ngewe ati amabati aransakuriza batariko turagushyiramo plafo batoya ngenda shaka iki umuturage ari muri emotion ndamenya afite umwarumu yo kufatira decision nagiye mu meke ari muri emotion wowe ibintu biri scientifique byappliqué mu bantu bazi iyo field n'abanyamupira babyize ni impuguke mu Rwanda rero twima abantu umwanya w'ibintu bazi tukavuga ngo umufana ngo azajya tubwira ikintu ngo tureponda ku mufana wa pe abafana ariko bagira impinduka kubera ko muri Rayon Sport ho byasabye Marayika Karira bucya rwose bavuga batamarira turayumvishe RGB gira reaction ikora ariko Rayon Sport yamanukaga none mu kibuga kunze bacyoye ubuyobozi bwa Abdara umukino wa mbere banganya igitego kimwe kuri kimwe na Gicumbi babanjwe ariko avuga ko umucunguzi yaje kuba Asman kwizigire urebye ubuyobozi guhinduka kugaruka kuri rimwe ariko nanone reka tubanze twumve uyu mufana baravuga ati rimwe ntacyo ryari dutwaye timinduka atari icyo dusaba nabakinnyi nk'umunani cyangwa batandatu byibuze muri uku kwa mbere tukabona itandukano ry'ubuyobozi se tugaruke tubiganira rimwe nta kintu rintwaye uti impamvu nta kintu rintwaye ko natahanaga 0 match ya pele natanye 0 match ya SN na 0 nase ngo 0 inshimishe kurenza rimwe mbonye jewe rimwe rirahagije kurikije yuko ubuyobozi dufite ari bushyashya twabyifuje kera ko baduhindurira ubuyobozi pe baradufasha barabikora ubuyobozi bwubaho uvuga ngo rero twebwe rimwe ducyuye ngewe nta kintu rintwaye icyo dushaka ni ukugera muri merikato tukagura abakinnyi kuko uyu perezida uri nacyo twamunengaga yatuguriye abakinnyi badashoboye bose pe nk'ari maka ntabwo Rayon Sport igeze itunga abakinnyi nk'aba ngaba 2-3-0 nta kintu dufite dukeneye abakinnyi nka batandatu bagira ikintu bahindura kuko Rayon Sport nta bakinnyi nanjye bakina nabikina bivuga ngo rero perezida Abdara ano kintu ngiye kumusaba gutuvugana nanjye Fatuma guturuka impanga natugurira abakinnyi muri raturu byibura tumutandukanye na Tadeyo kwizigi impinduka mu buyobozi zigomba kuzana n'intsinzi cyangwa ubushobozi buri mu kibuga hacyaba atari cyo kibazo cyane cyatuma abantu barakarira ubuyobozi ikibazo ni mu buyobozi ikibazo no mu kibuga tubijyanirane kuko ikipe ya Rayon Sport cyumweru habaye impinduka nyinshi iyi kipe ya Rayon Sport ntabwo ari ikipe ya institution Rayon Sport buri itandukanye n'andi makipe twavugaga itandukanye na APR twavugaga Rayon Sport ni ikipe y'abafana abafana rero nibo bimwe twavugaga nibo bagira ijambo rinini cyane ku ikipe yabo ni nabo batuma ikipe yabo igira higera icyo navugaga rero aho ndimo ndabijyanishiza ni hehe hari uburyo bw'imiyoborere bwari bumaze igihe bufite ikibazo gikomeye cyane kuri Rayon Sport bita byafekta directement equipe kubera iki uvuga ngo kubera ko ubuyobozi bwari buriho bwa Tadeyo batumvikanaga na board y'abamuvunyi byabaye urucantege ku bafana bamwe urumva ukuntu bita bigenda bahita bacikamo ibice bibiri ubundi niko bigenda uvuga ngo ni ikipe y'abafana hari abafana uhereye wenda reka tuvuge duhere mu muryango wa Tadeyo ubwo mu muryango we bumva nyine perezida ari mukuri hakaba n'abandi bafana nyine bazafata uruhande rwa Tadeyo abo bahita bafata uruhande hari abandi bafata uruhande rwa Muvunyi bakavuga ati ariko uyu muperezida uriho ntabwo yumva board kandi ariyo yamuhaye ububasha nabo bagafata uruhande iyo habaye rero icyo bita rupture gucikamo ibice birangira bafana 8,000 baguma kuza kuri stade haza 4,000 n'ibindi 4,000 bikajya mu cyo bita ishyamba ntabwo bishobora gukora equipe ya inkingi ishingiye ku bafana icyo rero navugaga gikomeye cyane guhindura ubuyobozi hakajyaho ubuyobozi bw'inzibacyuho birasa nk'aho byongeye kuzamura imbamutima z'abakunzi ba Rayon Sport
barasa nkaho bafite icyizere cy'uko ibintu bigiye kujya mu buryo, ariko n'ubundi ku munsi w'ejo match narayogeje kuri stade narindiyo n'abandi bari bariyo, mwabonye ko nta bafana twari dufite ku kibuga, nta bafana bari bahari, ntabwo barabasha kongera kumva imitima yabo yururutse kugira ngo bongere baze babe inyuma y'ikipe yabo. Ariko icyo navugaga mu buryo bw'imiyoborere bwa Rayon Sport ntibushobora gukunda ngo butange umusaruro mu gihe abafana batari kumwe. Uvuga ngo nagiye mu Nzove umunsi ba Abdallah batangira inshingano zabo, hari umufana twahuriye yarambwira ati twebwe uyu munsi icyo twishimira nuko byibuza batuzaniye abayobozi baje gukemura ibibazo dusanga muri equipe. Ubu ngubu byibuza nidutsindwa turatsindwa hamwe, nidutsinda turatsindira hamwe, nyine twongeye kongera tujye inyuma y'ubuyobozi buhari kugira ngo dufashe gukora impinduka zifuzwa. Icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo ubuyobozi buhari uyu munsi bwagera ku ntego zabwo ari uko abafana bose bongeye bakavuga ngo turi inyuma y'ikipe yacu, turayumva, ubu none twiteguye kuyishyigikira, twiteguye kujya kuri stade, twiteguye gutanga imisanzu, twiteguye gutanga prime, twiteguye kumotiva abakinnyi, twiteguye kuririmba no kubaha umurindi wose bifuza kugira ngo babone intsinzi. Ariko muri Rayon Sport uyu munsi ibyo byose biraba no gushaka igisubizo kirimo kirashakishwa kugira ngo babone igisubizo kirambye. Ariko icyo navuga nuko baramwe barabikora, ariko mu buryo bwa recruitment zabo barazikoze nabi. Ikipe ya Rayon Sport ifite icyo bita manque de qualité, ariyo mpamvu kuri ikipe ya Gicumbi baza bagasafaringa bakagera ku munota 78 kugira ngo babashe kwishyura igitego, nabwo bigoranye. Abantu bavuga bati habayemo n'amakosa no gusunikana, bakarinda kwiringira Asman, barinda kugarura n'undi atarakira neza. Rayon Sport ifite manque de qualité mu bakinnyi, nitubinjiramo umwe ku wundi umwanya ku mwanya mbaza ko nyine ko harimo gap ijyanye n'abafana n'abakinnyi bahari. Icyo igihari rero uyu munsi komite yahawe inshingano irazikora neza nka komite y'inzibacyuye gukemura ibibazo bihari biri listed, ntabwo ari ibibazo bituruka ahandi hantu. Ntabwo basabye Murenzi Abdallah urimo urashima aho ushaka kubaza rigane. Yego, ntabwo bahaye Murenzi Abdallah nabagakwaya ngo mugende mudutekerereze ibibazo biri muri Rayon Sport. Barabyanditse birahari. Ibibazo bya Rayon Sport umucunguzi wabyo azaba nde? Atari bwo bwa mbere RGB intervenye, seyo ubugira kabiri, ubwa gatatu bazabyemera mu busesenguzi bande RGB. Uravuze ubugira kabiri ubwa gatatu bazabyemera, bazemera ko bibaho kongera bakaintervene. Ko intervene bwa kenshi na gatanu bakongerera ko kazi ka ni none se ko urwego rwa leta igihe havutse ibibazo mu muryango runaka nta kurambirwa ko intervene. Ubu wavuga ngo umusirikare bamubwiye bati igihugu bagiteye hano aturagiye kurwana, yavayo bakamwe atariko nahari atwatewe ati sinsubirayo ati mvuye kurwana hariya, we niko kazi kabo. Nkuko nawe ukora ibiganiro byinshi nta kazi kabo, ibyo si ikibazo rwose. Ahubwo ikibazo cyaba kuki batavuga utumutu umwe icyo nyine ndikuje umutu urambye rero muri Rayon w'ibyo bibazo riganira nako byinshi. Kandi avuze ibibazo biri byo, ibibazo ni byinshi muri Rayon, ni byinshi. Bari abantu bakita ikibazo kimwe ariko ni byinshi. Azo bya Rayon harimo ownership, undi ninde uyobora Rayon. Apana wenda nike ngo ninde nyiri Rayon, ninde uyiyobora kuko nta nyirayo. Ariko se noneho ayiyobora agendeye ku yahe mategeko. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, utari kuyobora, icyo ni ikintu gikomeye muri Rayon. Utari kuyobora leta yabaye imushyize hehe n'indego, ari gukora iki muri ako kanya? Ntabwo ari kuvanga. Abari batangiye kumva bavuga ngo tugarura Jean Fidel cyane. Ubu niyo mvugo. Niba ari ikintu cya mbere kitazongera kunshuka n'ukuntu yagiye, niba ari ikintu cya mbere kitazongera kunshuka no kugendera ku kigare cy'amaemosiyo y'abantu. Jean Fidel yatwica ikipe n'undi baramutuzaniye n'umuntu abasirikare badupangiye kugira ngo asenyereyo, yaratsinze ya peraka gatatu ariko bitewe kwizigera ariko wageza amacu cyane rwose. Aperi bayitwara igikombe cy'amahoro, genda himana Eric bayizana hano muri stade Amahoro, muri stade regional, ari kubita bitatu kubusa kuri Super Coupe.
cyajya amanuka afite ikote rizunguza cyane. retour ya shampiyona y'uwo mwaka arayibakubitira gatatu kikurikiranya gatatu atsinda APR. Uyu mugabo yarazanye resistance uretse gato Marine bagirana ikibazo n'intare araresista, biba ngombwa ko federation isura mu mwanzuro wayo wari upfuye icyo gihe ijya mu nyungu za Rayon Sport. Umuntu arahagarara resista hangana n'igitutu cyo mu mupira w'i Kigali, federation n'aya makipe akomeye kuntu babahanganye araresista Jean Fidel ushaka kumutwara abakinnyi, Jean Fidel bashaka kumutwara umukinnyi ibi APR ikomangira muri Rayon umukinnyi wese kazi kijyanira reka araresista. Amana bitwa ba Blaise akavuga ati ntuva hano none ushaka kubizanamo chantage. Umugabo bakubita office abashyiriramo abakozi batangira guhembwa, equipe yumvikana na score itangira gutanga amafaranga agakoreshwa neza mu muhindura bya bindi abayahudi bavuze kuri Yesu. Pirata ati umugabo nta rubanza rumuri wo mwabantu batoya n'abambwe bati ngenda karabye bati turakurira igisambo baraba bitubarwaho n'abana bacu cokora n'Imana nayo ni igitangaza. Yarati ibintu mukoze mukicisha umugabo atari urubanza muzabi mu myaka magana wongeye kubona igihugu mu myaka 70 ishize kwera icyo kintu. Ibintu bya injustice umuntu yasize i Kigali ibintu by'abafana gutya flow stories zo kuri kaburimbo gutya bibatunga mikora abafana za YouTube. Nagende turambiwe nitumushaka ari ikintu waruvuze utari muri Rayon arihe buretse izo information zabaga fidedi ziva ni icyo nshaka kujyayo icyo cya gatatu birabaye aragenda. Yego narrative mu mujyi zica ibintu ko abantu bambuye ikipe ngo nisubizwe ba nyirayo ko hari abantu ngo ahantu hose abasaza banye ibintu barafashe bose uko bakabaye barabayohereje ati ni maki RGB sene yari cyo mu ibintu neza bwa mbere bararyanye bitwa ngo ni banyirireyo. Muvunyi yatuzaniye Sadati ageze muri equipe ati Muvunyi ntabwo uzantegeka. Muvunyi ati Sadati arananiranye. Abasaza bakoze koalisi Sadati bamushyize hariya abasaza bagiye hariya baracagaguranye Sadati atari konyewe nta brage ndimo abayoheje amabara muri presidence abantu bose bifata mu mutwe bati karabara Sadati utagira isoni iboro muri presidence kandi sine muzigejejeyo deje wanjye nawe ndamukunda ni trend iri mu gihugu ikibazo aragiterura agitereka imbere ya nyiri igihugu zehe ati ibi bintu RGB na Minister Sports mabikuri sinshaka kavuye mu gihugu vuba na address mureba ikibazo kiri mukemura ikibazo ndashaka ituze izo nduru ziri mu gihugu sinzishaka. Bati mwese abasaza mugendere mu mwateje zinduru babigezayo babazanira Jean Fidel babazanira nibyo tubivuga uko biri baba umuntu muzima igihugu cyatekereje wabayobora uri serious. Yego muri tade umusirikare uri serious uzi byarimo akiri kife ku murongo mupfa akantu kamwe konyine ngo baramutuzaniye barayo murashaka iki bati ntagende none mushaka iki bati mutugarurire abantu bacu nta kibazo igihugu se so mubye ni mwaki babaye baraba tugarurire arabahaye murasingira muraranya musasibishura musiraho amatapi y'umutuku hashimwe abasaza bagarutse muri rwose umwaka umwe icyo mbakundi batabasaza batwikiriye murashaka ko igihugu gikora iki babigaruye imbere y'umusaza mubwiye bati nyako president wa republika babasaza byongeye murashaka iki murashaka iki abasaza umwaka umwe kese yabaye kuri Sadati niyo yabaye kuri Tadeyo nicyo bita no kurwanira ubutegetsi ubundi nicyo bita ni power nta kindi cyabaye muri Rayon. Tadeyo ati nta kintu ngiye wazumbira Muvunyi ati body igomba gutegeka executive unata executive igomba kuba ari iyoboye barashwanye tubuze uyobora bamwe batinya mara Tadeyo afite ukuri abandi batinya mara Muvunyi afite ukuri sambaratika ibintu birivanze ewana kwa kunda ni nk'inyanya zamaze kwivanga n'ubunyobwa ntumenye ngo isosi ni iki ntumenye ngo ubunyobwa ni iki ibintu byabaye gutya biragenda bite RGB atereka twongere dusubize ibintu ku murongo bashyizeho inzibacyuho bari gutekereza ubuyobozi. RGB ikintu cya mbere igomba gukora muri Rayon Sport nimushaka muzanayivuga ko umuntu uzongera kuvanga azabihanirwa mubanze mukora amategeko asobanura neza niba uyobora Rayon nashaka bari umujene w'imyaka 30 nashaka bari umusaza w'imyaka 60 ariko nta hantu haba muri equipe ku isi aho abantu batatu badesida ntibibaho
nta hantu haba abantu batatu badesida ntibibaho. Ni nk'uko wavuga Kongo niyo yigeze kugera vice perezida bane na perezida, abantu bose bahura mu nama ati dufata iki cyemezo kuko ngewe muri revolution française bigeze kwigira inama muri revolution française bigeze kwigira inama igihugu cyabaye ingouvernable cyananiwe kuyoborwa ubufaransa bwa kera bwa mbere igihumbi magana arindwi bati sasa ate hano ubufaransa barwa mu bice bitanu reka dushyireho icyo bita directoire igihugu cyawe n'abadirective batanu bavuga ati les Girondins les Montagnards urumva buri wese yohereze umuhagarari umuti tuyobora igihugu chaos akavuyo n'akavuyo parce que hari ikintu abantu batumva ko umupira ari ibintu by'amarangamutima bya minsi twavuze rero na aperi zitagira n'izindi zo kugira abantu b'abahanga biga ibyo bintu. Umuntu naraza akabwira Tadei ibintu akumva nibyo, undi akabibwira Muvunya akumva nibyo, undi akabibwira Rwagacondo akumva nibyo, undi akabibwira Prosper akumva nibyo. Noneho guza ibitekerezo by'abantu benshi hatari mufata icyemezo wa nyawe bikaba ikibazo. Njye nkabibona gutya rero, nibabanza bakoreye icyo kintu cyitwa amategeko ngengamikorere, bajye bashyiraho imbago za buri muntu. Njye simvuga ngo abasaza bazirukanwe muri ekipe niyo bagaruka pe, ariko bazagaruke bababwiye ngo Subutu niba uri Muvunyi uva ukagera, niba uri Tadei uva ukagera, niba uri Gacinya uva ukagera, cyangwa se nihaza n'undi muntu muto wenda utari muri bo bababwiye bati ntimwemerewe kumuvangira. kuki abantu twita ko ari abasaza bafite amafaranga buri wese ashobora gushyiramo imbaraga kurura iza mugenzi we, kuki bari mu bayikurura nyine, kuki bumva bakwiye kuba bayirimo? Ni urukundo gusa, hari izindi nyungu zabo, ariko se kuki badashaka umwe muri bo ngo aba ari we kuko wakitwa akayoboye abandi bamwumvire? Rayon Sport ni ikipe igoye kuyobora kubera ko ni ikipe nyine byumvikana ko abantu b'amarangamutima bahora bari bashyushye. Niyo abafana abantu bose bashaka baba bafite amarangamutima. Ikintu rero gihari ni cyo Rigeni yavugaga kurwanira pouvoir. Erega umuhanga witwa Maslow yakoze piramide y'uburyo abantu ubuzima bwa muntu buri based ku byo umuntu ahora akeneye. Etape ya nyuma bayita self actualization. Muri eshanu iya nyuma ya mwisho ni self actualization, aho umuntu burya numara kwiyubaka ukarya ukagura amazu ukagera gute uzagera igihe uvuga ati noneho reka shyireho fondasiyo izanyitirirwe ninapfa bajya bavuga ati hariya byari bimeze gutya. Niyo mpamvu ujya wumva ngo umudugudu wo kwande buriya yarageze mu cyo bita self actualization. Abantu bari muri Rayon Sport nta mukene urimo muri abo bayobozi turimo turavuga, buri wese ugiye ukajya kwasesinga ubushobozi bwe arabufite. Rayon Sport ni ikipe ifite abantu bayikunda benshi, kuyigiramo izina ni ikintu gikomeye kuri wowe. Ntabwo ari inyungu bayishakamo zo kurya no kwinjiza amafaranga, ariko kugira ngo izina ryanjye iyo legacy bazanyandike mu bantu bayoboye ikipe ikunzwe n'abantu benshi. Icyo rero bakakirwanira. Uburyo bw'imiyoborere ya Rayon Sport bunoze buzatuma Rayon Sport yaba ikipe ifatika. Nicyo Rigani yavuga. Nuko uzi ikintu cyabaye. Ubundi umugabo uri trusted, the most trusted personnel muri Rayon Sport ni Muvunyi. Ni ukunzwe icyo wenda nta barura twakoze, ariko iyo urebye mu mitima y'abantu rwose umuntu abantu bakunda kurusha abandi ni Muvunyi. Arakunditse cyane. Yabagejeje muri kimwe cya kane umukino nyafurika igikombe baherukane yabatwariye shampiyona abageza muri kimwe cya kane cya confederation yananiwe, ariko aho binakomereye Muvunyi yaranahabaye na mbere hose za bibikane nge nari muri Rayon nkiri umwana, ariko ikintu buriya gikomeza Muvunyi kurusha ibindi atandukana n'aba Tadei na Basadati. Muvunyi azi ikintu cya PR ye ubwe, personality, ni umuhanga cyane mu kintu cya PR y'ubwe. Mbere y'iyi kipe Muvunyi akavuyo kavutse abafana bagakora inama iyo yijemo ihara akavuye ibintu byadogere, niyo yaba afite muri cyangwa atarufitemo
aza yivugira atuje cyane ndamukunda ngo ariko se ngo twashyize hamwe ngo twashyize hamwe ngo tukabishyira ngo ko n'igihugu kibiduhatira mw'abantu mwe ngo twese sinayo dukunda batinire ko none se turafiki koko Tadeyo ngo twakunze ubumwe uyu musaza azi ubwenge abareyo bahita bweteka abantu bose azushinja umuvunyi abo musaba barwaye wo mutwe so anyway umuvunyi ngo muvunyi tugera kuri point yanjye wanazikwiye ushobora kumubona kuri cyane point yanjye umuvunyi ari the most trusted arizerwa cyane n'ikimenyimenyi wumve ejo bundi babonye Sadate na Kosori Tadeyo bikomeye baravuga bati twakoze vetting nabi tuzana Tadeyo mbere Sadate ngo ubundi ngo yagomba kuba vice president wa Rayon Sport amakuru na Zandana Sadate akiza agitanga za prime bavuga ati ni umujene ukunda Rayon Sport ufite amafaranga mureke tumuhereze ni muvunyi amuzanye aravuga ati dore nguyu mujene ukiri muto ufite amafaranga afite ya za MK urumva nje ndumva yaba president wa Rayon Sport bati reka muvunyi hafi ati ntago yamenye uko bayorora Rayon Sport ati nabanza tumugire vice president ngo bagiye mu nama y'inteko rusange bose bazi ko ari vice president gake yarabarebye muze yaravuga ati ariko icyizere mwakinkuye bose baravuga ati kare Sadate turamutorana nta watinyuka gusuzugura umubyeyi niko byabimeze mu nzobe rero ikintu gihari nabwo bumvishe Sadate ngo agiye kunagaho kuri president batora mwese nimuze muri board bakigera muri board barareba barasanga aravuga ati oya Tadeyo fata uriya nukuvuga ngo niwe ikintu rero gihari niwe icyo rero gihari nabwiraga RGB ejo bundi sohora itangazo na Rayon Sport ikasohora ibintu bari abagabo baje gukora mu mezi 3 biranditse ni ibintu baje gukora bagomba gukora amategeko uretse gato bagomba gukora amategeko nicyo kintu cyane bagomba kongera gusubiranya ubumwe bw'abareyo cya kabiri icya gatatu ni ugukemura nyine ibibazo by'amakimbirane no gukemura ibibazo by'umutungo no gukoresha audit kugira ngo bamenye uko umutungo wakoreshejwe icya kane rero icyo rero navugaga bagiye mu kibuga umva ukuntu ahantu tugiye kuzaza rero dufite iminota mike reka ikibuga ndatangiye rigana bafite ikibuga ngiye kuvuga ku kintu cyitwa amategeko gusa icyo bagomba gukora abareyo niba bayifite kuko ikibuga nticyakunda amategeko atarakora banza ubyumva Olivier ikibuga se umuntu akizanwamo nani ikibuga se si ubuyobozi none se amafaranga azaboneka gute ariko amategeko ariko uzi ko Tadeyo na Muvunyi bapfuye n'ibintu bya Kritoma Muvunyi kavuga ati no ngiye nashaka muzanye na Joseph Sake mukamuzana na Tanseri Tadeyo ati ngiye uri muri executive ntabwo nemera ko abo bakinnyi baza muri equipe Muvunyi ati no ngiye nkeneye ko Meya Abdara uyu wabaye president w'inzibacyuho aba CEO Tadeyo ati no ngiye ndashyira mwitwa Liliane Muvunyi ati Tadeyo kungoye Prosper ati no ngiye ndabona umutoza agomba kuba afahame ya Rotsi Tadeyo umutoza wazanyana ni wenda mwirukanye Prosper vice president ushinzwe tekinike agasohora ibaruwa ati nitandukanyije nawe izuba riva nje ntabwo ndi kumwe nawe so igihari ikibazo cy'amategeko ya Rayon kiperi mukavuyo uburyo bwo kuyobora Rayon Sport bwakunda nuko Rayon Sport igomba guhabwa umuyobozi umwe Mama nemeraga Jean Fidel ntabwo ari kumuzana ibyo bintu by'amanyana uri murabyumva mufana arisaranza bati ngere ndaza pistol nzarasa rega nk'urugero afite umujinya mwinshi cyane shaka umuntu utera ibintu bitesha umutwe uzana ibintu dufata urugero asigaritse ikipe ya Rayon Sport ikeneye president aho undi ibintu by'amafoto ikeneye president uri strict kandi uri serious uwo mu president umwe utari umukire abaye umukire byabakarusha urimo urabyumva ya strict iravugaga uyu mukire ntabwo ari cyo kibazo hari n'abantu bajya bivuga ngo ntabwo ari cyo kibazo ubukire turimo turavuga ntabwo ari uko azaza gushoramo amafaranga yego ubukire ni ukugira ngo byibuza agire standing nabe nibajya no kumucarenjinga bamwubaye ko ari buzina no gusaza nabyo abantu babyumve kwizigira nabyo si ikibazo kuko Perez wa Real Madrid n'abandi babarizindi baruta Muvunyi mu myaka si ikibazo cy'imyaka ni ikibazo cya ownership nibatora umuntu umwe bizeye nashaka be Muvunyi ariko narangiza ashyireho CEO ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bwa equipe ahembwa amafaranga nawe yemera byanditswe bavuze muri APR nawe ariko yemera ko Muvunyi bagushyiraho cyabashyiraho n'undi
ntituvuze ngo bashyiraho umuvunyi niyo bazana n'umujene tutazi ariko uwo muntu nawe yemere rumu y'abatekinisiye ariko bamufashe ibintu atazi ntabwo namenye ibintu byose ushinzwe ubuzima bwa buri munsi none se azashyirwaho nande azashyirwaho n'abareyo azashyirwaho na RGB azashyirwaho oya nibashyiraho ubuyobozi noneho ubuyobozi bwemere nabwo bushyiremo icyo gice cya tekinike ni nacyo kizafasha kugira abakinnyi bezerera iyo ufite igice kiri tekinike gikora neza icyo twita direction tekinike kiyobora scouting kikasesinga imitwarire y'abakinnyi abatoza kikareba projet z'igihe gito n'igihe kirekire kikamenya amafaranga y'ekipe n'ukuntu yakoreshwa mu buryo bwo kugura abakinnyi kikamenya abana beza bari mu Rwanda bashobora kuzagurwa na Rayon kikamenya abana bari muri junior bazagraduatinga bakaza ntago ari umuntu umwe n'itsinda ry'impuguke bazi umupira none se ni gute abantu bitwa itsinda ni gute yitwa Rayon Sport Football Club ariko ugasanga abantu 10 bacuruzi no bafata ibyemezo ariko urumva harimo nyine harimo kutumva ubundi icyo twaje kubibara niki ntago ari Rayon Sport Finance Club ntago igomba kuyoborwa n'umuntu wa adarwa n'ufite amahoteli n'ufite MK card n'ufite iki n'ufite sinzi Prosper azana ibiki ibi by'amoxygene byongera umwuka n'ufite ngo etage mu mujyi n'ufite iki nta munyamupira muri abo basaza urimo nimufata uruhande rw'imiyoborere ku ruhande muzana abantu bazi umupira nabo babyize nkuko namwe mwize gucuruza cyangwa mwize ibindi ariko mu kwa mbere ariko Richard umusaza muri stade uko karakanisha ngo gatera ishoti rikomesha ngo kanyandikira sharo ngo kanyandikira kana ko muri Kigali ngo karakana ngo urabona kataza umupira banishanye n'umukire nshaka ku ariko ariga muri cyakugaruka bamwandika rose cyane rwose Rayon muri gutego shatreka ngo miliyoni 5 ubwo kandi na mu Christ football club mu kibuga akavuyo wabuze bivuga ko karite uza kwigarukaho karite ifite umuyobozi uzaza arahica bariyo ngereka nkubwize kuri ikintu cya mbere igihugu kigomba gufasha Rayon icyo ni ingingo yindi ikomeye nicyo dusoreza Rayon Sport irakennye ko mudashaka Rayon Sport irakennye pe bijyanye naho isi y'umupira w'amaguru igeze na expectations z'abanyarwanda bakunda Rayon kuri Rayon nibyo Rayon Sport yakabaye ifite byibanze kugira ngo ibikipe ikomeye igihugu cyanjye Rwanda Rayon Sport irakennye hagomba kuza ingamba politikali zigomba gutuma aboneka amafaranga mu ma equipe by'umwihariko muhereye kurangaye ibihugu yo mu gihugu munarebe no mu baturanyi kugira ngo ibintu bihinduke muri Tanzania igihugu cyagize ibintu kigomwa ariko cyemerera abakire ubwo sinzi imodo mu Rwanda byakorwamo wenda rero bitaba abakire bigasha muri companies cyemerera abakire buriya reka kubwira iyi Simba Monde Uji se yigeze kuyiyobora ariko Monde Uji nguyu uwayishoyemo amafaranga yemererwa kugabanyirizwa umusoro kuri product ze mu gihugu kugira ngo ayo mafaranga yari gusora ayashore mu ikipe sinzi muri murabibona hari iki gihugu kigomwa kugira ngo investment yindi ayikorere muri equipe GSM ubona iriye GSM itari inkunga yanga ni ya CCM ni ya chama cha mapinduzi ni moro y'ishyaka riri ku butegetsi nibwo bwibwiye ngo okimwe twayara mu kirindi reka tuyihe icyama cyishoremo amafaranga nikunduzwa n'abaturage iriya yindi yazamu ni y'umukire ku giti cye donc habeho uburyo sinzi uko leta yabyiga haboneka amafaranga muri Rayon babinyuza muri MTN banyuza muri Bralirwa banyuza muri Airtel babinyuza amafaranga sori hariyo twishimira ariko ni make miliyoni 240 na makipe ya za Musanze atungwa nayo saa ya Rayon ni ikipe kwa hejuru ya 5 miliyari ikagura abakinnyi bakomeye ikabaho ubuzima a 5 étoiles ikagira uburyo bwo gucumbika bwiza ikagira mu modoka itwara igahemba neza kandi kugihe ibyo ngibyo ni leta bigera atazagira ukubeshya umuyobozi tuno tuntu ujya wumva ngo habuze umurengo umuntu ngo abageza ngavana bari umusaruro izo project zitangirana n'ubushake bwa politiki nje this time around nakwederesa kuri leta y'u Rwanda ni providing amafaranga mu mupira nta mafaranga ari kandi reka ngurugero muri basket uzukuna abakinnyi bari guhembwa muri volleyball uzwara abakinnyi bahembwa 5 by'idolari basket ni 15 wari ubizi neza ko amakipe ya reg amakipe ya APR amakipe ya police wari ubizi ko abaho neza kurusha Rayon basket tukabakinnyi bari kubatini dukina ibyo rero n'ubushake bwa politiki minister mu bintu akwiye gushyira ewana ku meza y'ibiganiro ku nzego zo hejuru mu mupira leta nishyiremo amafaranga harimo ubukene bwinshi n'aya matiku ni hava
abantu basangira ubusa bakitana bari gusaba uzodite bari gusaba bo ni barya mwose oya yerega ibintu byose nibyo twavugaga n'uwaryamo n'ifaranga n'uwarikoresha nabi nuko tudafite inzego zubakitse zituma bavuga ngo urwego rwa finance rukora gutya ku buryo rukarasa ibintu byose yerega ibintu byose mu mupira w'u Rwanda uzana bipfero Olivier umuntu ufite equipe kubera ubukene burimo yajyana no kuri betting kugira ngo abashe kubona n'amafaranga yo guhemba ibyo bintu abantu bashobora kuba batabizi yajyana betting kugira ngo abone icyo guhemba bakayitsindisha ubukene buteye isoni muri uno mupira w'Kigali abafana baza kuri stade ni bangahe bare basigaye baza ari 200,000 bagakuramo miliyoni 8 kuri match ikomeye Rayon Sport none inshenge fees bazabonetse bakura amafaranga leta nibafasha urakoze nawe ushobora no gushyiraho umwana wawe mwakoze mwe kabanye mu kiganiro rero tubifuriza kuza kurongerwa rw'abatezwa Rwanda bateguriye Cafe Sport yo nakagaruka